nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa. Nkubwira ko ushaka kwiyogoshesha aba ari byiza cyane. Ahantu nk'aha tubagiye tuhanyura bakatwogosha kwa fire nk'iyi, ubona ko aba ari nziza cyane. Umusore agenda nkoraho namutesheje umutwe, ariko nta kibazo. Ushaka kwiyogoshesha rero ahantu bakogosha neza batagupfuragura, banzuze hano Nyamirambo. Nyamirambo iruhande rwa Grace, ubaza ahantu hitwa muri salo, muri Smart Salon. Ubwira ati ndashaka ahantu Smart Salon bankoreho ryake. Uzasanga abasore harimo n'abakazungu bazagukoraho ryake cyane. Ujye ugenda ufite inyogosho isobanutse nk'iyi. Urumva buri cyumweru muri gihe mukunda kumubona ameze neza cyane. Twere gutinda rero niba ushaka kwiyogoshesha cyane Nyamirambo, ubwira ati ndashaka kwiyogoshesha paka aho didasi yogoshesha, aho ZOOM yogoshesha muri Smart Salon. Urumva bineza bari sawa cyane. Siko bimeze. Hakate koze neza, ikindi bakoza neza mu mutwe ku buryo bukomeye, ariko uburyo budakambaye cyane. Uburyo bwiza barakoza bakakogosha neza. Urumva si ukukogosha neza gusa, ibikoresho mwabibonye ko ni ibikoresho byuje ubuziranenge. Nanjye n'ubyumva ahantu ntinyuka kwiyogoshesha bari ahantu heza cyane. Nawe rero hanyarukire bakogoshe hano Nyamirambo, tembera tu. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.